wacu Yesu yaratsinze wadutsindire nimuhumure mwitinya. Reka dukomereze amashyi. Haleluya, haleluya. Reka tuzamure Yesu icyubahiro, amaboko yombi hejuru. Uko dufite nonaha uhaguruke ku maguru yawe. Ariko mbere yuko nsenga umwigisha nazana imbere, mbere yuko nsenga hano murambitse ibiganza kugira ngo amavuta yawe muzeho, ubutware bwawe bumuzeho. Kandi ijambo rye tubwira ko igihe inuma yamanukaga ku bitugu bya Kristo Yesu wahamije uravuga ngo ubutware buri ku bitugu bw'umwana wawe. Bibe bityo kuko ubwo butware waraduhaye, reka umukoresha iby'ubutware n'iby'ubutsinzi. Buri wese uri ahangaha bw'umugisha binyuze mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tuvuge amen. Amen. Pima uone Yesu yumwema, pima uone Yesu yumwema, pima uone Yesu yumwema, pima uone Yesu yumwema, pima urebe Yesu arakiza, pima urebe Yesu yumwiza. Mubwire ngo pima urebe ko Yesu akora. Sifa kwa Mungu. Dusome muri Ezekiel 16 umurongo waho wa 4. Haranditse ngo kavukire yawe umunsi wavutseho umukungwe wawe ntibawushariye kandi ntibanakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri habe no gushyirwa no mutwayi twiminja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukureho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho, aho ariho muca uturongo tubiri. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira ni nubwo uri mu ivata ryawe baho. Imana ibaho umugisha. Reka tubumbe Bible n'umwanya muto ndi bukoreshe, ubundi dusenga Imana dusoze mu izina rya Yesu. Kambasabe tubumbe Bibiliya rwose, mwihangane mu bumbe Bibiliya. Dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi. Imana yahagurukije Abayisiraheli bava i Babuloni. Icyo gihe bari baranyazwe na Nebukadinezari, none ubwoko bw'Imana butatanira i Babuloni. I Babuloni ni muri Iraq y'ubu ngubu na za Irani, muri biriya bice bya Iraq na Irani. Niho Isiraheli bari barabatwaye bagenda ari iminyago, bari barakoze icyaha bituma Imana ibatanga mu banyamahanga. I Babuloni bahamara imyaka 70. Niyo mpamvu musoma muri Danieli ngo nuko ajya gusenga ya masengesho y'iminsi 21 yari yasobanukiwe ko imyaka 70 Imana yavuze ko Abayisiraheli bazaba impunzi irangiye. Imana rero ihagurutsa Danieli kugira ngo ababwire ko igihe cy'uburetwa kirangiye. Nyeganyeza umuntu ko Imana kizira abantu baciyemo ari nayo igiye guca. Ubundi bishwe n'abere hano. Inzira baciyemo nigiye gucamo ikosora ibyawe bishyira ku murongo. Bajyava ngo umupira warengeye ni nawe bagira gute iyo bawurenguriye ahatariho arbitre bigenza gute aravuga ngo nimusubize aho wagize gute warengeye. Iyo yanze kumva kongera akarengura nawe arbitre avuga ngo no, nubwo wagiye ukarengura nawe subirayo. Bwira mugenzi wawe ngo bagiye gusubirayo. Aho umupira warengeye ngo Mana uzanabarire mu Budage se warahase abaririmbyi iminota 3 isigaranye. Tunyeganyeze ibiganza twese.
dukomere Imana amashyi turabicara mu myanya yacu dukomere Imana amashyi ayo mashyi ntabwo byemeza ko ari Imana isoma byose iyo bagukomera haguruka ukomere Imana amashyi wahagurutse ukomere amashyi y'Imana Data tuguhaye icyubahiro kubw'umurimo wawe tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Mukashyaka Pascaline Njyewe ababyeyi bawe bariho bose oya nta n'umwe uriho ubwoba ufite nuko umuryango uzazima biturutse kuri wowe ariko Imana ntabwo yatuma umuryango wawe uzima ahubwo izagura umuryango wawe Kigali muzayituramo neza Ronald ari urahari okay muze hano umuryango wose urahari Imana igiye kuguha ihirwe mu bihugu bibiri ndabona Uganda n'u Rwanda iyi Uganda ibintu wari uri gukora byo bisa nk'ibibose ariko ugiye hagarara ahera Imana nabwo waje ahangaha usa nk'uhinyuza vuga ati ariko iby'iyo Mana ni ibikira ni ibiki kanjye kureba warabibonye ya niko bimeze so birakora neza iyi Mana waje kureba igiye guhindura amateka y'ubuzima n'ikirere icyo mukozi cyose gikunde bagikorera ku mazu bagikorera mu kirere bagikorera ku butaka gikunde mu izina rya Yesu amen Ronald genda ukore bikunde kuko wageza ahera Imana abana bawe barinzwe n'Uwiteka bazira umugome bazira umurozi bazira indwara bazira ibyago n'amakuba genda nawe wubaka urugo rukunde mu izina rya Yesu mwicare hejuru y'abazimu bose bo muri iyi si iri joro ugiye rekwa risa uko uzamuye ibiganza byawe byakire uzakire ubutunzi uzakire gukiza uhereye umunsi uri umutwe mu izina rya Yesu ibyari byaranze byakuze umugisha w'Uwiteka ujyane nawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu tuvuge amen